ubaye kimwa ubaye iki urandashe man urandashe mwa ndakurashe urandashe mwa ndakurashe ryarese urandashe undashe hano naha no niba ari man wandashe man sinakurashe ryari kandi ngiye nibereye mu rugo niryamiye turi kugwana urandasa ese warimo kubirota mu nzozi byagenze gute ngombwa nawe wandashe ni ese ko ndeba nagisebe ndimo kukubonana narose nabi si burinda gute usanga warose nabi da naho nabize n'icyuya n'imiti yagaye twagera ngo nagwanya urugamba gubutita none ndi kumva n'imvune anze gatoya siko uri seriye we nuko Imana turi kugwana ese kugiye kwegamira ku giti n'umugongo gwavunitse nyine zimbwira wangubisemo Ebi cyumvwe nabize ngira nagwanye n'abantu 10 ndashonje ndananiwe none se wagira ngo tubigenze gute kujya mu nuko nayibutse ko hari ibijumba n'ibishyimbo aho ibishyimbo sibyo ni ibi ako se mwa nutarya ibijumba n'ibishyimbo ngo ukomere uzarya iki none urashaka ubugari ngo nabura busosi bw'ubunyanya n'ubutomati n'ikintu tujyo ariko tworoshye mwana si kujya nk'abahinzi ndiguhinga kandi aribwo umuntu akomera si ndoroshye amazi bagukubitaga ibipfunsi ukahira yanda ubwo se wagukira akomeye none urimo kubona gutya ukambona mfite umubiri mutoya ukagira ngo sinkomeye kandi nawe ko niraga utujye tworoshye ko nanjye noroshye kuba niraga utujye tworoshye nanjye ndoroshye aje waba utujyo twarojyorojyo nyine ukabura uroroshye murabura kutajya neza ngo kujya ibijyo biko Usimana wagiye guhura n'umukansara umukansara se ni umukimwa mujyana w'ibijyanye no mu wowe undi nyine ubwiraga ibintu iyo nyine rukono utari ku murongo akagukansuringa nyine akagusubiza ku murongo none n'ushaka kujyaho weho niwe ndi kubaza waragiye ko ndi kubona muri iminsi ufite ibibazo cyane nawe nigeze make ufite ibihe bibazo mwa ntabwo meze neza ahubwo ugira ujye kumurema kuko ndi kubona muri iyi minsi ufite ibibazo byo mu mutwe gira vuba mwana se njye kumureba genda nyine ndamusanga hehe hajya uyobe mwakorera agacagane twajyanye ni hahandi hepfo y'agakiriro ihandi hepfo ndahibutse kuri iyo nzu gato umanutse hepfo ndahibutse barezanye njye se hari umuntu nigeze nzana uwo mwana wawe niba akundaga gukoresha ikiyobyabwenge cyane azasara azarindagira nihabura na gato azajya n'amabyi oya njye urubyiruko rwino rubavuka ari njye warupatanye uburengerazuba bwose umuntu wese umwagura umugaza agakundira nanjye nsomagaho kugira ngo numve icyo bagwaye none suzi ngo babyumva ewe ariko namwe muri kujya muranyishyura nabi shaho mubitekerezeho muri kunyishyura nabi aya ngo iki njye navuganye nabo ibyo byana byawe rero niba unsigayemo ibyo bihumbi 10 ukaba utabizanye ubyihorere niyo cyaba ari igiceri cy'ijana none si mwana urukumbwira ngo wari ufite ibibazo by'amafaranga ubundi mu buzima twizera ko ibibazo byose umuntu yacamo abatagomba ku narinje uretse gatosha ndi kuvugana n'umuntu je ndi kukubwira uretse gato oya ugiye kuba wohereje 3 sawa nanjye ibyana byawe nzandabiha ubumenyi 0 n'ibice 0
gupira gato nitaba umuntu. Bakundangiye kuko Ufite angahe? amafaranga makeya cyane. Makeya nyine ufite nangahe? Uburyo twakumvikana 5,000 wa mwana w'imbwa ndi gukorera 50,000. Ikibazo ufite ngo ni ikihe se twumve niba twabiropiye? Niba ndashaka ko yuko nareka kunywa inuze ibiyobyabwenge, nkagira ibiyobyabwenge byinshi cyane. Ukama umuti Mujyaga kunywa ibiyobyabwenge mwabuze igikora. reka tuba dushaka amahayi. Amahaye si wambwa we ndikumva unakibimba. Mwana Nimba nshaka furi. Furi zigenda. Byibuze niwanywa n'inzoga ujya uranywa kokayine niyo nako ukira. Nako n'ubundi tugende kwanza hariya. Mbere yuko tugenda amafaranga ugiye uranyishyurira yafite. Wongereho zera ari. Ayo mafaranga nta munyarwanda ugikoreye amafaranga muri 2020. Ese nkubwira amafaranga natafite. Hano umuntu atanga uko yifite se hano ni mu rusengero. Umva nkubwire. Niba udafite igiciro cy'uru kwishyuza. Inzira kuzanye urukuyibona subirayo. Sibyo? Icara hariya manze naguhugura. Ubwo ukuntu ibintu bigiye kujya biragenda. Ugiye kujya uranzanira 5. Nunzanira 5. Urukumva? Uhugura umunsi umwe. Ejo zaza n'ibindi. Ndabize abantu mu rusoma. Yewe amafaranga muri nayo. None si urugero. Ndabizi buranda n'imbaraga wifitiye. Icara hariya. Doko kari kuzinda. Icara. isi yawe zikwagira ngo ni Jamaica man. Ni hano niho muri isanga neza. Rose uzinga abantu ngamye mu runywa. Gupfa kubajyana mu ujyanye mu office yanjye wajya n'imbapu. Wagira ngo ni Jamaica ahantu n'ahantu. Nukuvuga ngo nabonye inyishu yanjye. Sibyo? Ibindi bibazo byose ufite waba warayoyomye ute warazazanye ute tukabikemura. Dore ndebere singubwo uri mubiki. Ibyo nibyo bibereye mu bitekerezo gusa. Ariko ndambe kujya ndavura inyana z'imbwa rero ukabona reba ibi bintu urimo. Iyi ni ishusho ngari. Ibi nibyo bitujyana mu mafuri mwana. Wa mwana w'imbwa we si y'umwana ari gukora ku gapipi ari guhora arakora. Umubyeyi atekereza gike. Ibaze nawe. Kara kana gashaka kugira ute gashaka gusamba. Yebaze none nawe ubiretse ejo bundi none dore ibyo urimo. Umuntu w'umugabo ubuso urushaka kubireka cyangwa uracyabikomeza. Ese mu gihe utaramo umuti. Umuti reka nkubwire umuti ni mu mutwe wawe. Je kintu nzagukorera. Nzagenda ndagukansoringa. Wigisha gukoresha duki. Noneho duki ugenda uragabanya doze wakoreshaga. Niba wakoreshaga amagarama ukoresha amagarama ngaho. Ese tuvuge ko uzama umuti wo ukoresha amagarama ngahe nibyo ndi kukubaza. Amagarama pese tuko tugura ku mapisi. Ipisi urarize? Ipisi nanga 500. Riba ririmo amagarama ngahe? Sinamenya amagarama ko baradupfuka. Umva nkubwire ibintu byose bakoresha utangira ugabanyeho bakakatamo 2 urwembe. Utangira ugabanyeho 40 kwijana ukoresha 60. Ubwejo nubikoresha uyu munsi ukoresheje 60. Noneho nzaba ndi kukwereka izindi tactique uzajya urakoresha zo kubigabanya burundu, sibyo? Ikibazo tugikemure burundu. Umva rero. Hari inama mfite y'ingenzi ndi kubona nkuko hari inama mfite y'ingenzi rero ndi kubona n'umudokiteri ari kumamagara. Narindi hamwe n'agasore hano karuhaze. Narindi muri office. None se kugiye kutambwiye umunsi nzagiraho none. Ngo batwongeje ibaze batwongeje. Umva se genda tuzahure. Yego ihute. Shesi shango barakongeje weho ugeze ku 400.
ngenda cyane mu jana nakubera ndi kwigira kwizi nyiga guhumba ariko nyine nugusomaho biraho gusa kugarutse sha bigenze ute nanumvishe uvuga ngo ugasomaho siko nawe burya nawe ujya Jamaica mwana ukajya mu mafuri mwana erega ibuye ryamenyekanye rero barikisha isuka umujura ntuwafashwe wowe urabikoresha none siko waje kundeba ngo ngugire inama waje kundeba ngo ngugire inama kuko wavugaga kuri phone ubwo nawe urabikoresha ubwo se wowe mwana mwe kuvuga no sare mo kwivugisha noneho ganda icyangombwa njyewe nuko amafaranga yanjye banayisha bitanu byanjye ndabiri aho ukumva ngubwire amasangire ne ahubwo nawe warayahaze ariko sha imbere wavuga we